yabaho gakari bwo busitari ubwo ashobora kubona umuguru akagira icyango ubwo busitari ariko akavuga busitari cyase umusitari uva muri Kigali akajya kuba mu cyaro muri iyi minsi ubwo ni umusitari wagaragaye ku mayutu narahagaragaye ariko ntabwo ndaba umusitari ahubwo ndashaka kubaka platform yanjye murakoze cyane umuraho muri Imana ibirimo sanga bamaze kugira basabi igihumbi byaje urenda kubaho ariko dokanshaka kuvuga kandi kuvuze no kubyinkundo no kwangiza inkundo kw'abantu wivugiye ko wakunze inshuro ebyiri uhemukirwa ariko macano yashye mwisi ntabwo turabitindaho nawe tuvuga cyane ko ushaka kubaza bakavugaho nk'abirukanga ariko tukavugaho abakunzi bacu babibyibuka kuko barakubonye cyane hari umuntu n'undi waguhemukiye witwa Feridina nibeho wabyivugiye kuri cano uvuga uko byagenze uko byagenze nuko byagenze ibyo ngibyo abantu barabikurikiye cyane rwose cunguza uburyo umwe turase ku ntego ese muri ba babiri nawe arimo yego muri ba babiri baguhemukiye na Feridina arimo buri no muri wa kabiri yabo wa mbere ariko urari wa kabiri kuko nyuma ye ni hafi nta wundi wa ariko twibuke ko muri abo bose gese ndakora divorce nta mugabo ngira nta mugabo nigeze ko nta wingeze njyana mu mategeko abo bose ntabwo mize musezeranye abo ngaba bari buryo umuntu niyaza akakubyaza hano bangahe mutasezeranye ntabwo wemere kujya kuvuga bakunzi bashomo TV magana mu kintu gatatu twashuje mu izina rya Yesu Kristo twifuje amahoro y'Imana nkuko musanzwe mudukurikirana madukunda kandi twe twabakunda mwese mu mpande nyizisi no mu gihugu cy'u Rwanda mu mpande nyizacyo Imana ibaho umugisha mwese cyane reka rero aha ngaha ntabwo dutinda ndime ko muri Toneste ntihenganya nkuko musanzwe munzi ndi yanyu kadasoka ariko kandi turi aha ngaha turi kumwe n'umukozi w'Imana bita kwizera Valence ibwira guteza amatwi ndabaramukije rero inshuti zacu inshuti za Shalom TV 295 inshuti za Ziraziritse TV mukanya muramenya n'indi ntirenganya arayibabwira amahoro y'Imana bane namwe ndabakunda ntabwo nyabwira ahubwo nyira yarayivugira ari kibazo yarayivugira neza yarayivugira nawe rwose ko ariko turavuga ngo ni umugabo azi kwivugira Imana igumugisha ndabona baje mu gakote gashya n'agapira keza cyane kucyo kundi bara ry'umutuku no kuriki murakoze cyane ariko ntabwo ari ukuri kunda ariko ni niri ryambere gutunguye ntabwo ryakubwiye ko nariguze ndireba c'est Valente none urukundo rero ariko nawe ariko tuganiriza uri buvuze ukundana nande ukase burya gukundana na Kristo kareka gukundana nawe ntirenganya turi inshuti uguza kabla bagaragaza Kristo muri ayo wambaye nakanye amabara yose na ya Kristo yose ahava akagera n'ay'Imana kandi umenye ko Kristo tutabonye imyenda yari yambaye iyo tuyibona tukamenya ibara ryayo ntabwo twayibonye nibyo nabayibonye ariko buriya ngo yambara imirimo y'abera ahubwo bwo gukiranuka nibyo buriya ngo ni iyo myenda ngo Kristo ngo ni ibintu myiza tu ambara ibyera icyatsi kibisi fora ninde ucyambaye mufore ndamufoye n'uri ucyambaye ariko ndamufoye Imana n'uri ucyambaye urakoze cyane ndabona kumwe n'umudamu ukeye usa neza araberewe kabisa murakoze nuko se reka nsaba umudamu kandi uzwi utagira ngo abaretse kwivuga ni umudamu uzwi yaba ari kuri iyi mihanda ya YouTube yaba ari mu Rwanda hano yaba ari no hafi aha turi gukorera kuko yahoze atuye hafi aha uno nta gakibazo ariko hari atuye arazwi mu mwuka mu mubiri mu ijuru ku Mana mu bantu n'umudamu uzwi ariko umwuka mbwiye ko mukundana umwuka nuko ntabwo dukundana rero uyu ni umubyeyi wanjye tujye kuri kimwe se gukundana ni umubyeyi wanjye tugira n'abajya mu rukundo rundi biravuga ngo mukundane nicyo nashaka kuvuga nyine turakundana we umutakunda ntabwo wamwicaranye were twibiri nirenganya rero mwana nawe urakoze cyane reka tugane ku mudamu mwiza cyane ukeye usa neza uri smart uraho neza muraho tubasuje abantu dukurikiye Imana ibaha umugisha bamenyere kuri Duhinduke TV banyarukire yo bakore sabone haleluya like yanditse na comment kuri Duhinduke Imana ibaha umugisha duhinduke duhindutse tugize imitima mishya amazina yawe wite ninde amazina yanjye ni Nyiranshuti Sandrine umumama w'umusingo mata
bivuze ngo ari wenyine ariko ari kumwe n'Imana ndetse kandi kuvuga ngo n'uwashaka afite kandidatire dukurikiye adepose ufite iyerekwa ritambutse kabisa ubwo ntimubyumvise ariko n'ibyo umuntu wivugira aramurusa ariko wamuze kuvuga disi mu ataragize ikibazo komeza nasomye ijambo mu itangiriro aho Imana ngire nuko ngo Imana ire mu muntu ibona atari byiza kwaba wenyine nimuremera umufasha umukwiye ya rero ndagira nkubwire ngo Imana igitanga andi mahirwe nawe waba udukurikiye ufite ikibazo cy'uko waba uri wenyine burya Rusi yagize wiyerekwa agira ubwenge arasenga namba kuri Nawomi Imana iramujyana imugeza kwa Bowazi hari n'ibintu Imana ijya yemera ko bihirima kugira ngo ikugeze kwa Bowazi Bowazi wawe aragutegereje Bowazi wanjye aranegereje ibintu ni wane Bowazi unyamura Bowazi waza koko Bowazi rwose ari mu biki kiri gutinda n'ubusanzwe ngewe uhuze bivuga butumwa uhuze mu rusengero uhuze ufite n'ahantu uyoboye ni ministeri yari itorero yego yari ministeri bantu bamwe na bamwe abapasiteri bashakaga kiba itorero ariko ngiye nkababwira ko hari bitaratungana nabonye n'ahantu kuri iyi mihanda uvuga ari Pastor Sandrine ntago mvuga ko ndi pasiteri bazi ikibazo rero ngiye ntago nemera ko ndi pasiteri ubwo mbabwira ko ndi prophet okay uri umuhanuzi yego buriya kuvuze ngo harano mwitangiro kuvuze niko byanditse twatangiye ikiganiro Theo twatangiye avuze ngo ni nako byanditse ariko musubiza ikibazo ufite cy'amatsiko Imana ibona iravuga si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye ese abagabo bose bariho ku isi bafite abafasha babakwiriye hari n'abafite abatabakwiriye aho ni bande bameze ni abafite bameze batugo ni babandi usanga byanze ubafasha utagukwiriye wamuhawe nande hari n'umwiha kuba ubendiyo umugore ukubita umugabo arumufasha umukwiriye umugore umuhoza ku nkeke arumufasha umukwiriye aba yamwihaye jambo yakoresheje ku mugore yakoresheje ku mugabo ndabizwa yabuge muri comment batese umugabo umukwiriye ntage Imana igeze ivuga ngo turimo umugabo ukwiriye urumva tontozi ikintu gihari cyangwa se daddy sinzi uko ndi bukwite kuko uri umubyeyi wanjye kuko wagiye umumuriza mu bikomeye haba urugendo rwo gusenga ntabwo sinzi uko wambaye hafi ukambaza ati nyamara uramenye ntiwiyahure ntiwihemukire ya rero ikintu kimwe gihari ni uko tutumvira iryo jambo ntabwo twigeze duha agaciro iryo jambo ngo umufasha ugukwiriye ahubwo wowe urarebesha amaso yawe irari ry'amaso yawe amarangamutima yawe akagukurura ugahita uvuga ngo n'uyu nguyu nkwiriye ntujye kubaza Imana yavuze rya jambo ahubwo umuntu yajya abwira Imana ngo mpa unkwiriye wanteganyirije mwumvise bakunzi bacu nyamuna abantu mukiri muri iyi nzira irambagiza n'irambagizwa bazi Imana ugukwiriye bazi Imana gukururwa n'amarangamutima yawe gukururwa n'uko umuntu ari munini wikururwa n'uko umuntu yirabura cyangwa se akeya ari inzobe oya abanza bazi ko ari bazi Imana ugukwiye umuntu umwe yigeze akunda umugeni utumva utabona ariko yumva avuga ariko atabona ntabwo mbizi neza no kumva nimba yarumvaga ko ndashaka kugucira umugani yaciriye famiye ye arangije ajya kumwerekana amugejejeyo batangira kuryana inzara baraza ati nk'uyu yamuciye iki iyi mpumyi wayiciye iki umugabo avugira hejuru avuga ati nimuvuge ibyo mushaka muvuge na cyane no kumva ntiyumva ariko mbabwiye icyo namukundiye aravuga ati mbabwiye ikintu namukundiye mwese mwahitamo mukunda kubera ko ari we wari umukwiye impamvu umugabo wakuvuga neza abantu bakabona nta kintu kikuriho gituma kuvuga neza ni wowe umukwiye impamvu umugore wawe akubaha no mu makosa nuko ari wowe eratopa ya sinitide ko numva ngiye guhanura we ninjiye mu mwuka ninjiye nyagasani ibi bintu ndabigira nte reka tubitware gahoro tutarajya mu mwuka tuzajya mu mwuka mumubwire kugira ngo ubone umuntu ugukwiriye dufite abantu benshi ubushakashatsi bwakozwe nuko n'abari kudikora divorce benshi ari abavuga ngo Imana yaramumpaye none ndabona atakinkwiriye ahangaha tuhitondere ubwo twagiye mu mvugo y'Imana bavuga ngo kubaza Imana umuntu ugukwiriye kandi abo ngabo nibo benshi bari muri divorce
umunsobanuro hano bari muri divorce. None se wagize ngo Imana yigeze we yaramusubije, ashobora no kuba yarayibwiye akavuga ati Imana yumvise, yarayibajije mu gihe itaramusubiza ari haraterura. Urumva ya, ariko noneho ikintu gihari, ntabwo ugukwiye ari marayika, marayika uzabona hano mu isi, ahubwo ugukwiye n'uwihanganira ukuri amakosa yawe nawe ukihangana amakosa ye. Nta marayika iba mu isi. Erega Theo, uretse ko ikiganiro cy'ishako n'inyubako by'umugwa atari byo twagendera ko tubagana utuntu n'utundi n'ubundi nibi kandi si bibi. Ubundi ngiye icyo nabonye yabo mbese nk'abadukurikiye, yabo wasenze Imana nk'uko profeta avuze ati ukayibaza, yaba n'utarayibajije akiyobora, ariko aho bigereyo kwihanganirana ku makosa n'amanyanga n'intege nke za mugenzi wawe nicyo cyubaka, nta kindi. Ubwo n'urukundo ruba rurimo, kuko rutarimo ntiwakwihangana. Kwihanganira amakosa intege nke z'uwo mubana nicyo cyane. Yesu umuntu wahawe n'Imana ikamuguha agukwiriye yagira amakosa. Profeta akubwiye kwita guha marayika ivanye mu ijuru. Erega umusaraba ntago ari iguha umuntu n'ubundi ukoze mu nyama n'amaraso, ukoze mu mukungu. Umuntu umwe yigeze avuga ati jewe by'Imana yampaye yangerageje kurenza abandi, umusaraba wanjye uremereye kurenza iy'abandi. Ngo nuko baramubwira ati ngaho genda uterure uwo wumva ubasha. Araterura yumva biroroshye, ashyira ku mutwe, baramubwira ati hindukiza urebe izina ririho, asanga niryo ryiwe nyine. Ati ibi nibyo mbashije, ibyo ngibyo uriho uracamo nibyo wowe ubashije. Rero bakunze badukurikiye, turi kumwe na profete bivuga umuhanuzi, turi kumwe n'umuvugabutumwa, umukozi w'Imana. Ngabo hano twabazaniye kugira ngo tuganire muri icyo kiganiro. Profete tuganirize. Umuntu agiye mu mwuka, arahanuye, aravuga ngo Imana iguhaye umugore, ibintu tubigendanemo neza. Umugore agiye kabisa, nawe arakwemera ati Imana yakuvuzeho rwose pe, turimo turahamanya. Ejo mugatangira mukaryana, biterwa n'iki? Murimo murasuzugura yabahuje, mwitesha agaciro. Reka hari n'abantu basuzugura Imana. Umuntu umwe yigeze Imana imubwira ati cara, aravuga ati ndagusuzuguye, si jye wa mbere ugusuzugura. Yinyurira hashaka, nyine ageze imbere ahura n'ibindi bimunanira. Gusa Imana izakubabarira icyaha cyangwa se ikosa wakoze, ariko ingaruka zizakugeraho. Ntabwo Imana izababarira ariko ingaruka. Na profete dufatanye twembi ku kibazo ubajije, hari akantu profete yavuze kare, ariko njye ndashaka kuza nkoresha izina Sandrine, niryo ndashaka gukoresha cyane. Ijambo Sandrine yavuze, hari Theo usa naho hari byaguciyeho, yavuze ngo kuba Imana iguhaye ugukwiriye, nkumve witonze, ntabwo uvuga ko iguhaye marayika. Icyo kintu rero ntabwo wajya. None se kankubaze ko Imana yari iremye Adamu na Eva, ari yibiremeye, apana kuvuga ngo wabyare uko tubyara, ari yibiremeye, umwe mukora mu butaka, undi mukora mu rubavu. Ntabwo uzi ibibazo bagiranye. Wavuze ngo nuvuga ubutumwa, nyamara nawe uriho, twese turibo, kandi n'umuhanuzi uzavuga ubutumwa, n'umuvuga ubutumwa ari n'umuhanuzi, twese turi mu rwego rumwe. Hanyuma wowe ntabwo uzi imbere gato ibibazo umuntu yagiranye n'Imana, bagashwana nabi, bikatuviramo ingorane ziriho uyu munsi, bikandi ari umuntu Imana kuba gusenga. Bona nubwo Imana yamudoma ku rutoki kuvuga ngo n'uyu nguhaye, ntabwo isorege goye marayika. Ntabwo aba ari marayika. Hari n'igihe uwo mwashakanye akubwira ijambo kumva aranakubabaje, kumva aragukomerekeje, ariko kuko ari Imana yaguhaye, kuko ufite agakiza muri wowe, kuko uzi igihe byagutwaye bisengera, ntabwo wabisenya. Iyo uzi imvune wavunitse wubaka ibintu runaka, ntabwo uba nyirabayazana wo kubisenya. Karibaze Sandrine cyangwa se profete gato cyane, uri umugore uri kumwe n'umugabo, nirihe kosa rikomeye cyane wowe ubwawe pana ku bandi utabasha kwihangana umugabo yagukorera? Kosa rikomeye umugabo yabasha wowe utabasha kwihangana umugabo ari gukorera wawe, ntago ari urugero, aravuga wowe ubwawe, kuzi umutima wawe, kuzi intege nke zawe, imbaraga zawe. Kirakomeye, gikubiyemo byinshi. Nakuha nk'impamvu zigeze nko muri 3. Icya mbere, umugabo yamenye ibanga ry'urugo, ni ikintu gikomeye cyane. Icya kabiri, umugabo atubahiriza inshingano z'urugo. Aba umugabo kuko yubahirije inshingano z'urugo, kandi inshingano nyine ubwo hakubiyemo byinshi. Ndavuga ntaruka nihuta. Icya kabiri, icya gatatu, umugabo afite gukuba, yewe ndumva nanabisubije, kuko n'ubundi guta urugo ni kwa kundi kutamenya inshingano.
hari ibintu bitihanganirwa, ubwo bikubiye mu nshingano, kutamenya inshingano z'urugo no kumenya ibanga ry'urugo. Ibyo ni ibintu umugabo akora, umudamu akababara. Yego. Okay. Katubaze mukozi w'Imana, wowe nk'umugabo mu rugo ufite umudamu ugukunda nawe ukamukunda, ngo tubwire ikosa ukorera uwo bwawe ntumwihanganire. Igisubizo ngiye gutanga kiratungura abantu cyangwa nawe, ariko mvuze ukuri kuri mutima wanjye, Kwizera Valens nta kosa na rimwe yakora nta kwihanganira na rimwe. Sawa. Ibyo mvuze ni ukuri. Hazagira unyomoza wenda kuri telefone ya ntari cyangwa nyake comment ambwira ati akoze iri, ni ibyo yumva we, nta kosa na rimwe umugore yakora. Aratubeshya, dore ukuntu atubeshya, arabikora. Ntabwo uvuze ngo uhite ujya hanze uvuze induru, ahubwo ukamwicaza ukamubwira ati sheri wanjye, mugabo mwiza cyangwa se mugore mwiza, hano wambangamiye, waraye gute nzarara hanze wa mugabo we, uretse ko wenda ubu ngubu turimo tuje muri bibaye ngombwa ko tuza mu gutanga ukuri. Wa mugabo udukurikiye, gute nzarara hanze ukabyihanganira, ntunambaza aho naraye, wenda mubwire ngo naraye mu masengesho cyangwa se ni njye uri kubaza no muri cyangwa muri rusange. Njye ndi kwibariza muri rusange abadukurikiye rero, kuko mbaza ninjye babaje ikibazo. Yes, noneho reka ngaruke kuri wowe ufite umudamu wakoye, sibyo? Gute azarara, uravuga ngo nta kintu na kimwe azakora ntiwihangane. Ushatse kutwereka ko uzaceceka ukaba nk'ikiragi. Nzaceceka, ibyo rero nanjye nari yavuze utakwihanganira. Iyo byanariza ngo ku buryo mwanatandukana. Burya rero iyo wagiye kubimureka ukamwicaza ukamukoresha akanama kwihangana biba byakunaniye. Oya muri kugica ntabwo ari byo, ntabwo ari byo passager. Kuganira kwanyu mu gihe kwaruvuze ntabwo kwihangana byakunaniye. Abananirwa kwihangana nabo badevorusa bakajya hanze, abatandukanye nibo bananirwa kwihangana. Ariko kubaza mugenzi ngo ibi bintu wampemukiye, witwaye nabi, ariko nta kurunda kuba nimba bigeze kuri level no kwihangana, wavuze kuri level yo gutandukana, nicyo yabazaga buriya uwo mwashakanye utakihanganira mukamwana atandukanye. Oya murabiganira bikarangira. Uwo mwashakanye nta kintu yakora ngo gitume mutandukana, urumva? Kuko nkanjye nanyuze muri byinshi, nisubirije njyewe nta cyatuma dutandukana. Biba birumvikana, byihanganira byose, ariko habaho kuganira. Burya rero iyo ibiganiro byanze, wowe wakwanga ariko we ntiyakwihangana. Ushobora gusanga umuganirije, hari abantu babwira ukuri kw'icyaha bakoze aho kugira ngo basabe imbabazi bagashyira hejuru, cyangwa akaba nawe yazinga. Umugabo yigeze afata umugore we, ari kumuca inyuma, ntiyanamubwira ati sheri wahemutse, umugabo arongera yisubira ku kazi, umugore we nyine aribwiriza, arazinga, aragenda avuga ati umugabo utanabwiye ati ukoze ibiki. Umutima uramurya ngo nyiri icyaha yiruka ntawe umwirukankana, wenyine aribwiriza agira ati n'uwo yaba umugore uyu mugabo uyu mugabo ntirenganya nawe Sandrine, ibi mvuze ni ukuri. Uwo yaba umugore wawe, kuko rwose urumva umutima wakwenda kumuca mu kanwa agahita azinga akigendera. Sinanarwana kandi ari wowe mubi, uyu ni we mubi. Umugabo abantu bateye nk'uyu mugabo bikosora, utavuga si ariko ntabwo natongana. uzi umuntu ukubwira ni neza mu cyaha, ese ngo wakoze wavuga uko navuga basi, uko navuga ku ikosa iryo ari ryo ryose, yaba muri kuvuga, yaba ifite ikosa rinini yaba ritoya, namubwira icyambere namaza ngo ibintu bitewe n'iki, kandi nkavuga ntarakaye, kuko ndakaye bishobora kubyara ibindi. Wumva icyo ambwira, kandi icyo yambwira cyose naba namaze kubyakira mbere y'icyo aravuga, nyuma namubwira ngo okay, wahemutse, wihemukiye, wampemukiye, ibi ukoze ni ishyano ukoze mu rugo, ni umwaka uzanye, icyo akora Imana yandemye nkomeze muri ibi, nawe gukomeze nigushoboza ubireke, niba ikibikomeje birakureba, nta kintu byarangiriraho. Ni ibyo byonyine, ariko reka ubaze ubundi ibintu abagabo bakora si oya, ntabwo mbeshya mu reka ibintu abagabo bakora si bibiri, si ukurwana cyangwa kumwirukana. Hari ikindi kiri hirya y'ibyo, ni ukurwana cyangwa gutandukana. Nibyo abagabo bakora, nizo reagisiyo z'abagabo ku makosa umugore yakoze. Iyo umukubise ya makosa ajya biba bivuze iki? Iyo umwirukanye se ko amaherezo uzashaka undi, iyo agumye hose
araguma hanjye arega mu ariko ndi kuvuga kwizera ntabwo uri kugira abagabo uzi ukuntu twebwe abagore duteye umudamu arakubaha wowe mugabo umugore wagukunze arakubaha akakubahira n'amakosa yawe noneho wowe ukagira ngo azaguma kubahira ya makosa yawe rimwe na rimwe akakubwira adakomeje atabigize big deal akakubwira ati hano urambangamiye gerageza uhinduke wowe ukarushaho kugumiza gukora rya kosa umudamu arakureka uzi umudamu waguhaze arakuruka umudamu arakureka ukamubabaza mbye fresh iyo bigeze ku ndiba y'umutima we afata umwanzuro burya rero umugore wafashe umwanzuro ntajya areba inyuma niyo mpamvu burya usanga bivuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu mu kugandukira umugabo rero harimo no kumwubahira n'amakosa ye dore ko baca umugani mu kinyarwanda ngo amakosa y'umugabo amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo baca ni ibintu abantu bahimbye ariko amafuti yose ni amafuti uwo mugani nge sinywemera rero amafuti y'umugabo ni amafuti abagabo bafite ubwenge bwinshi cyane kuko umugabo ashobora kuguca inyuma agataha akaguhahira akanakubwira neza ariko umugore waguciye inyuma atangira kukubwira nabi nta kosa wakoze yewe nagiye nakira abantu benshi kubera n'impano yo gusengera abantu uvuze nicyo rwose nagiye nakira abantu benshi kandi mu bintu nasengeraga ngewe numvaga nta cyasenya urugo rwanjye numvaga cya mbere nubaha Imana nubaha umugabo ibyo ushoboye ndabikora numvaga nta kintu na kimwe kera kirabura gishobora kunsenyera ariko bishobora kubaho ari n'ishuri hari abo byagiye bibaho ari ishuri umuntu akaba wamubaza ngo ni iki cyagusenyeye akagishaka akakibura ikosa yaba yarakoze ryatumye asenya akarishaka akaribura kuko nk'uyu munsi igenda igenzura nkabura ikosa maso ubutaha bitazongera ntahabura kandi wa mugani sindi marayika Irene ubwo Sandrine avuze iri jambo wanyemera tugasa n'abatunyisije igisiyo uretse gato ngaruka kuri Sandrine reka mubaze akabuzo gato k'amatsiko hari icyo bita divorce ziri kuvuza ubuhuha hanze ahangaha ugasanga umugore akoze divorce ya mbere ejo yongeje iya kabiri ejo yongeje iya gatatu iya kane ari umugore umwe ukora amadivorce ageze muri ane ubwo uwo mugore abo bagabo bose baba baramunaniye cyangwa se ni ingeso aba yifitiye barakunanira se ko bakunanira barakunanira neza ukaba ufite n'umutima w'urukundo wubaha n'abantu ushishikaye ariko nyine kubera ko hari ikintu cyanditswe si bavuze ko usenga haranditswe ngo ntacyo wahanaguraho rero ku byanditse ni ukuvuga ngo igeno ryawe wowe ntabwo wowe uri ngewe ntabwo ibimba hari byo bizakubaho nimba Imana yarateguye ko ngewe ngomba kuba muri iryo shuri Imana ikabitegura irabyemera irabitegura bikaba ishuri ryawe kugira ngo izagire umuntu irokora none se reka nkubwire Rusi oya Rusi ntiyasengaga niyubahaga Imana kubaha nyirabukwe akubaha umugabo we none se Rusi niki yakoze cyatumye umugabo wapfa oya yavuze uyu ntago ari ukujye gupfa uretse gato oya wana divorce erega yana iyo upfuye Bibiliya yenda hari n'abantu iyo wapfusha abagabo 10 washaka yabivuga ngo tuzatanga n'upfu cyangwa wese agaruka oya vuga kuri divorce ntapfuye ariho gutandukana turi kuri divorce gute umuntu ashobora kudevuza reka ngusubize rero adapfuye hari ikintu bita guhubuka ngewe ukanyibeshyaho uretse gato ukagira ute ukanyibeshyaho wamara kunyibeshyaho tukabana twamara kubana ugasanga ntandukanye nuko wantekerezaga hakabaho no kutabasha kwakira ibyo uri kunkorera nkaba nadivurusa nawe kandi ikindi umenye ko no kuba wadivurusa neje ugakora ubukwe umenye ko ari bimwe mu mahirwe ariko ubwo ntabwo oya ni amahirwe ndagusubiza dore ukuntu ngusubije nahubutse nkora ubukwe ngeze mu rugo sanga dukoranye ubukwe siwe nabonaga hanze Tewo nabonaga hano hanze siwe mbonye mu nzi wanjye shatse wa kabiri nawe sanze ari uko bimeze ushatse wa gatatu nawe ndamushatse sanze ari uko bimeze Tewo abo n'abadayimoni abagabo rero oya ibyo n'abadayimoni abagabo bate nkuko dushaka nago babajije Imana nyine bafashe utagukwije Sandrine yagitinye n'abadayimoni oya nago ari wa undi gukwiriye ariko Satani akora ubukwe ari hehe Satani utanga ubukwe umuntu akambara agatimba mwazamunzaniye nka wundi wavuze kwa kundi wibeshye nyine uva ngo nibeshye ugatombora katariko abari Satani Imana iba yagushyigikiye Imana ikunda ubukwe icyo ni kuwa nuvuga ku muntu mwenda cyemera na babiri ngiye nabyemera ushaka kabiri nabyemera badivorce nabyemera uwa mbere n'uwa kabiri ariko abagabo bari hano hanze ukuntu batinya ubukwe
ngaho nimureke turebe ko tuzongera kubukora uko twiboneye buri munsi n'ubundi se ko bagiye kujya babusoresha gusa abagabo bari hano hanze batinya ubukwe uramutse ubonye umugabo wemera ubukwe ushatse mwana kwibanira yewe nabo uzumbwira ngo dukore mariage Sandrine ku bagabo bakeneye abagore Sandrine arahari bakore mariage igikwe bose aba Sandrine ntabwo yihisha ntabwo yoberanya jewe ngero kuri kwishi mbivuga uko biri yipresent avuze ngo ndi umugore uri wenyine ariko reka tubaze Sandrine akabazo k'amatsiko umugabo wifuza wumva ateye ati uzi umugabo nifuza nifuza umugabo uzampesha ishema nifuza umugabo nzubaha akanyubaha umugabo wubaha Imana umugabo ukunda abantu ntabwo rero ngiye nifuza umugabo wo kuvuga ngo numvise aravuga ngo ndashaka umugabo ufite amafaranga ngo ufite ibintu oya nashaka bari mugufi ariko anyubahira ukonti nanjye mwubahira uko ari nashaka bari igikara nashaka bari inzobe amasura sinjye uyatanga naje gusanga ubundi burya iyo umuntu Imana imugiriye neza burya hari na makeup ziba mu biryo iyo wari usa neza urakoze cyane hari abagore babana n'ibikomere kamuvuga kakandi hari abagore benshi hano hanze babana n'ibikomere kuba yarakunze umuntu akamwimaramo wese ejo akamuhemukira wabyumvishe Sande ni kangahe wakunze umuntu akaguhemukira kangahe nakunze umuntu akampemukira guhemukirwa bwo duhemukirwa kenshi ariko gushatse kuvuga mu buzima bw'urukundo rw'abashakanye uya pano rw'abashakanye mu bandi bari busanzwe ukamukunda wenda ugamije kuzabana nawe ejo akaguhemukira cyangwa mwaramaze no kubana ko mu rukundo maze gukomereka kabiri ubwo ndabikubwira gute kandi ko bibabaza ubwo byakubayeho mbisi byakubaye byambaye kandi birababaza kurya bikanga iyo wakunze umuntu akagwemukira nta mpamvu ataguteguje ni ikintu kibabaza mu buzima uhita uvuga ati icyo musabiye nawe bimubayeho nibura yamenye umwanya nari mpagaze mu kirya gihe ariko ko Kristo adutegeka kubabara ukabohoka nyine ukikomeza ukavuga ati buri inyuma y'umuntu hari undi urakoze cyane abantu barana ibyo bikomere agahita desida akavuga ati sinzongera kwaheri sinzongera gukunda ahubwo ngiye bibaye byiza mu gitondo nahita mbona undi unkunda mu gitondo cy'uwo munsi iyo nakomeza kubabara kuko igikomere cy'urukundo bibaye byiza ukimara kunyanga mpita mbona umuntu ndamira mpita mbona amaboko n'abashuri ibi ngibi umanza n'abateye ingabo ubundi abagabo ngo batubeshyira ngo turambagiriza ngo no ku kiriyo njye mvuka hagati y'abahungu imbere yanjye hari umuhungu n'inyuma yanjye hari umuhungu hagati y'abahungu porogiteri zanjye ntabwo mba nshaka kubabara kandi bimuza umubabaro bihari kiri ku mubabaro wa mubabaro uvuga ngo uzawumarwa n'Imana niwo ufatira amasengesho ariko ibintu by'urukundo uvuga ngo umuntu yakwanze ukagirirwa ubuntu ukabona undi ukubwira ati impore ndahari vuba ubundi burya ibintu bitinze birapfa ushobora kuba nibagiwe ko ndi kuri kamera ariko reka ngize ibintu bitinze bigira ariko uko nganira kuri kamera niyo uzaze mu rugo nuko mba meze mba mfite morali confidence sinjya niburira icyizere ni ukuri ariko wakomeretse inshuro ebyiri zose inshuro ebyiri na nyinshi ariko inshuro ebyiri ni nyinshi kandi hari abantu bakomeretse nk'inshuro 10 ariko ebyiri ntabwo ari nkeya ubwo njye nuko mbijyanamo imbaraga nyinshi reka tugaruke tuvuge kuri Sandrine wagize gutya ushaka YouTube uyita Duhinduke TV duhinduke turashaka uganeze wo guteza amatwi nibiki wowe wumva wahindura haba mu mwuka haba no mu mubiri umuntu abagomba kugira ibintu ahindura icyambere nkawe mugabo ukunda umuntu ugamije kumubabaza hinduka iyo si message ya mbere wowe mukobwa ukunda umuntu ugamije kumubabaza hinduka mwebwe bashakanye murimo muracana inyuma cyangwa muri gutana nta mpamvu hinduka hanyuma nawe Imana yagiriye neza ukaba waribagiwe hinduka hanyuma nawe utaramenya Imana ukaba uri mu byaha hinduka duhinduke ikuyemo message ndende zanjye irimo message ndende hari n'abana bo mu mihanda ndimo ndagenda mpindura ngerageza byondeka Imana nyambika imbaraga ubu hari abo maze kugeza mu rugo hari abo twicarana hano mu biganiro ngira ngo
ndebe ko babona imiryango yabo, mbikora kugira ngo ndeke imiryango yabo yababona basi ikamamagara, kuko umuntu yageze ku itangazamakuru aba arebwa n'isi yose. Bati birashoboka ko runaka nimwe twicarana basi nkagirirwa ubuntu, nkumva ababyeyi be barampamagaye nkamubasubiza, bya mbere ikintu kinejeje umutima wanjye, cyangwa se hakaboneka n'umuntu wamuhindurira ubuzima, cyangwa se hakaboneka wenda n'uwamurangira akazi cyangwa imyuga. Icyo nicyo ngambiriye muri njyewe. Duhinduke rero izakorerwaho ibintu byinshi kandi by'imbaraga bikomeye, abakunzi bacu bakomerezaho, turimo turabibona rwose mu gihe gito cyane, barimo dushyigikira, turabibona ko viyuzi zirahari. Ako kantu k'abana uri gukora umuhanda twari mukaganireho, ariko Theo yanzibiranyije kare. Theo yanzibiranyije kandi dore ikiganiro turagisoje. ngaho subirayo ntacyo rero nagusubiranyije ukomereze Sandrine Karabe n'akabana bo mu muhanda mukajya turakaganiraho, ariko ntabwo twava kuri kamera tutavuza iki kintu. Ubu kuri kamera ku mihanda bahita ngo ni ku mihanda kuri YouTube uwo musitari haciye nk'amezi 2 ntabwo ndaba umusitari. reka nkubwire Umusitari ugenda n'amaguru abaho ntibakababeshye. reka nkubwire hari umusore ugenda n'amaguru nawe yabaho akari bwo musitari, ahubwo ashobora kuba n'amaguru akagira icyango ariko akavuga umusitari cyase umusitari uva muri Kigali akajya kuba mu cyaro, muri iyi minsi ngo ni umusitari wagaragaye ku mayutu. narahagaragaye ariko ntabwo ndaba umusitari, ahubwo ndashaka kubaka platform yanjye. Murakoze cyane. Umuraho muri Imana ibirimo usanga bamaze kugira basabi igihumbi byaje urenda kubaho, ariko dokanshaka kuvuga kandi tuvuze no kuby'inkundo no kwangiza inkundo kw'abantu. Wivugiye ko wakunze inshuro 2 uhemukirwa, ariko macano yashye mu minsi ntabwo twabitsindaho, nawe tuvuga cyane ko ushaka kubaza bakavugaho nkabirukanka, ariko tukavugaho abakunzi bacu babibyibuka kuko barakubonye cyane. Hari umuntu n'undi waguhemukiye witwa Feridina, niwe wabyivugiye kuri cano, uvuga uko byagenze nuko byagenze. Ibyo ngibyo abantu barabikurikiye cyane rwose. Cunguza uburyo umwe turase ku ntebe. Ese muri ba babiri nawe arimo? Yego, muri ba babiri baguhemukiye na Feridina arimo buri no muri wa kabiri yabo wa mbere, ariko urari wa kabiri kuko nyuma ye ni hafi nta wundi wa. Ariko twibuke ko muri abo bose je sidakora divorce, nta mugabo ngira, nta mugabo nigeze ko nta wingeze njyana mu mategeko. Abo bose ntabwo mize musezeranye. Abo ngaba bari buryo umuntu niyaza akakubyaza hano bangahe mutasezeranye, ntabwo wemerewe kujya kuvuga ngo umugabo wanjye. Umugabo wawe yanditse he mu kihe gitabo? Yanditse mu mutima wawe. Mu mutima wawe nyine, niyo mpamvu bivunikana wenyine. Kugira ngo kubyara na sikindi gikomeye, niyo mpamvu bivunikana wenyine. Hanyuma rero urwo rukundo rushobora kugukomeretsa nyine ukabisigarana wenyine. Niyo mpamvu uriya muntu ntashaka no kumutindaho, kuko kerekeye nkomeretsa akagenda akaguma ari single, wenda nari no kumwiruka nkamufata n'ishati, ariko umuntu arirukanse yigiriye mu mategeko. Yiboneye uw'Imana yamuteguriye aranasezeranye nyine. Niyo mpamvu biriya bintu sinzigera nanabigarukaho biriya kabisa. Biriya ni inkuru ishaje, biriya ni inkuru ishaje. Bikubaje gusa ngira ngo numve ko nawe ari muri ba babiri, kandi kubona badukurikiye babiri batagira ngo nta wenda ni oya njyewe se ko nta kibazo mfite kuba ntaradivorsa byonyine ntarakora kuri radarapo. Nifitiye icyizere ahubwo nturasezerana, kuko ntawe udivorsa atarasezeranye, ahubwo nturasezerana. Ahubwo ubwo se ndanarongorwa rero ngaho mbaye isugi kandi ko wabyaye niko ko mbona mbaye isugi. Ahubwo ubwo nyiciye isoko kuko utangiye kuzana umubare w'abana hano, ubwo nta bandi bibagirira. Oya abandi ngenda baza abana, ariko ngiye iwawe, aho Sandrine arega ngiye iwawe narahingiye. Warahingiye abana barigeze no kumpanurira. Yarasengeye iwanjye cyane, yarasengeye mu rusengero iwanjye. Evangeliste yinjiye Prophet. Oya mu rusengero Imana wawe ntirenganya kuganzirwa abantu mudukurikiye. Ntirenganya Theo wagize gute winjiye iwe winjiye kandi kuba bari yuko wageze n'ubwo winjiye. Ikinyarwanda nibwo rurimi rugoracyo no kumusaba kwenda kwemiye iwe narahageze. Ikinyarwanda nirwo rurimi rugora mu bari bararucika. Navuze kwinjira mu nzi wa ntabwo winjiye Sandrine. Ibaze rero wisenyeye no nabo iwe narahasengeye, ariko Sandrine nagorwa uze kuza nkwereka inyamanuriye ibyanditse, kandi harimo ibyasohoye, harimo ibyasohoye. Uratanga ituro mbese kadure kuri Prophet umuhanuzi. Ubwo bivuze ngo kuki hari ijambo uvuze uvuga ngo Feridina ngo Imana ngo yamuhaye we nka Prophet, nta makuru wari ubifiteho mujya ujya gukundana na Feridina? Ukavuze ngo
bya nahise ngura amazi by'uwo yamuhaye we na Fredina abahanuzi igihe barampanuriraga igihe batuvangirirwa kandi wowe wari umuhanuzi wowe ubwawe cyese ndihanura hari umuganga wivura kubera icyo utakwihanurira hari umuganga wivura ishobora no kugusanga ariko ukanga kumvira aho kunsanga bw'Imana iransanga ntabwo ndagera aho ntumva ijwi ry'Imana kuvuze ngo yamuhaye ubuka amagambo twatangiranye kare yamuhaye none mbere yo gukunda umuntu yakabanje akabaza Imana kuko iyo winjiye mu rukundo kukugarura biragora urukundo kwigarura wowe ahubwo nawe kwigarura wagiye kwigarura biragora byakabaye byiza rero kubanza gusenga mbere y'uko urundukirayo. Hari umuntu umwe yigeze guhanurirwa avuga ko Imana imuhaye mugabo ndetse ajyana mu rukundo 120% arakundana ejo birahinduka kandi ari Imana bivuze bimaje guhinduka buretse gato bimaje guhinduka ubwo ntabwo mbizimba yariyo nimba itariyo buretse gato Sandrine nta bakuru bafite nka profete nk'umuhanuzi kubyana Fredina ubwo rero story gari n'igihe Imana iceceka ese kuki mwe Imana mwayifasha nk'umwironge ese kuki iceceka hari igihe Imana gucecekana Yobu yaravuze muri 23 uhereye ku murongo waho w'10 ni hejuru ku 8 urafite Bibiliya ariko ngo nukuri ni wowe Imana yihisha ndajya mu kuboko kw'iburyo nkakubura mu kuboko kw'imoso kora nkakubura ngo yihisha kugira ngo ntayibona ngari kizi nzira nyuramo tarasini kidevo nimara kungerageza nimara kugira ute nimara kungerageza nzavamo ameze nk'izahabu arashaka kumonera Sandrine none se nibura wari wayibashije Sandrine wowe murasubiza nk'umunyapolitike nk'umuntu umuntu agusubiza hari no kuntu bana n'Imana reka mbabwire hano hanze hari abantu bameze nka Sandrine hari ukuntu bana n'Imana mukomatana ugasigara ushaka no kuba wakora ikintu utayibajije ukavuga ngo izanshyigikira ugashora Sandrine wige utanga ingiro muri rusange gisubiza nkawe kuko wari we turi kuba tubajije ngewe nyine niko byagenze ahubwo nuko mba ndi kugukwepa ubwo se iryo kwepa wowe uvuga uti narayibajije irambwira iratangira ceceka oya bivuga ngo cyangwa narayibajije ntiyambwirira ceceka cyangwa se yarambwiye ariko ndayininira nishyiramo n'ubushake bwanjye kiganiro turagisoje tugiye kubasigamo hano kubera ko tuburetse gato kabisa tuvuge kuri babona mu muhanda basi tewo kuri ibi bya Fred nabyo tubirekera aha uriya mugabo ni mu mureka agubwe neza nta n'umuntu unezerewe nawe nimubareke ahubwo tubifurize urugo ruhire no kwabuki kwiza bahakure mu muzinga rwose bahahe baronke kavuye gatoya Sandrine ndashaka kubaza Sandrine gatoya mu Fredina ugize nimba nababona ibyago nababona Imana nubwo yasezeranye ukumva yongeye ugaho ati Sandrine umugore wanjye nkunda cyane twakundanye ndumva nshaka kugarukira wamwakira wowe se kuri umugabo urumva wabikora wataye umuntu ugasezerana n'uruva wasubirayo banza umbwire banza umbwire nyine wowe nk'umugabo uko wiyumva amarangamutima yawe uramutse uvuye ahantu ntacyo mupfuye ukajya hari ugasezerana wasubira ahandi banza umbwire icyo wakora bibaye oya wowe wasubirayo ariko abantu ntabwo ari bamwe banza umbwire bose ni bamwe ahubwo tubwire ngo nakwemera cyangwa sinakwemera n'ibizi oya nanjye namutayemo nabanza nsubize ko yasubirayo kuko nawe gusubira bitewe n'impamvu ariko tugiye kubabarira yasubirayo bitewe n'impamvu tugezwe kubabarira no buriya rero nanjye nduzamwakira ntago naza hano ngo uvuge ko ndi single navuga ko mfite umugabo kubera ko taragaruka nyine yavuze ngo ntiyamwakira muri make ni ukuvuga ngo akarenza umunwa karusha ihamagara sibyo buriya ahubwo sinzi nimba utaba wabyumvise cyangwa ngo urebe njye ntago ndi indyarya nta nubwo nkunda gukora umurimo mboshye umuririmbyi niko yavuze wa 99 ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunezero mu gihe cy'umubabaro ariko hari aho igitero kigera kikavuga ngo mu gihe hagize icyaza kikantesha inzira yawe cyangwa kikandemera uzaza uca uwo mugozi none ndi kwibwira Imana ngo ica umugozi w'ubusiribateri ngo yare kambaze kakaba Sandrine nabonye kuri chano ya Mr. Rashize waganiye n'umwana uvuga ko avuye mu muhanda no mu kanya nkubonanya abandi babiri byo kurana ikiganiro ndahunganise gato tuganize n'abakunzi bacu iyi gahunda yo kugira kuba harabana nabo mu muhanda muri kuganira uyifite ute n'umushinga ufite wo kubikora ahubwo jewe byagura ganiriza abakunzi bacu uranshotoye
ngewe bundi ni ibintu byahoze mu byifuzo byanjye kuva kera, ariko ngewe nta bushobozi mbifitiye. Ni ibintu nahoze nsengera nkora akazi ko mu rugo, najyaga mbona ukuntu abana bajyaga baza bakurira ku gipangu bakaza ati nkabaza se mugiraho mubateka ati twihere uwo muceri wasigaye mu isafuriya. Ubwo uko nawubahirizaga niko nahitaga ngambirira nkavuga ati Mana ungiriye neza, nkaba mfite ubushobozi basi nk'ubwo aba bamabuja bafite, nabasha nko gutunga abana nka 5 bo mu muhanda, nkabakura nkabahindurira amateka. Rero uyu munsi ubwo bushobozi ntabwo mfite, ariko Imana ibihira abanyoburaho. Ibaze ko ejo bundi nakoranye n'umwe mujyana mu rugo, none yambwiye ati hari undi wamuhamagaye nawe ngo yamubonye ngo yakurikiye icyo kiganiro ngo arimo areba televiziyo ahantu abona babashyizemo, ahita abona ngo ni umwana yibye imyenda akigera ku muhanda, aramuhamagara. Nibwo rero twavuganaga ndavuga ati ntacyo nawe twahura tukagira gute tukagusuhuza ukatubwira intego ufite. Nawe ambwira ko afite intego yo kuva mu muhanda, ati kandi naho mvuye masiza abandi, ahubwo by'umwihariko nkeneye amaboko y'Imana. Uriya mwaganiriye gato njye nk'urugwa gato, uriya mwaganiriye uba ari iwawe? Ari iwanjye. Yamaze kuva mu muhanda deja? Yamaze kuhava. Ubu ariko icyo nifuza, kuko nanjye ndi ahantu hatoya kandi ndi na kure ya Kigali, hari ukuntu abana baba bashaka kwibera i Kigali, hagize nk'umugiraneza umubona yamuborera cyangwa akamuhindura ubuzima, kuko ni n'umwana wumvaga afite intego ngo yo kuzacuruza kantine, rwose namumuha akamujyana. Ariko Imana impaye n'ubushobozi. Ngewe rero kumugumana mu rugo ntafite ubushobozi, nicyo ndi kuvuga ngo kiri kungora. Nk'ubu yakaba ari kwiga umwuga, hafi y'aho dutuye. Hafi y'aho dutuye hari abantu b'abasuderi barimo barigisha urubyiruko, nawe yahoze ambwira ati dore Mary nk'ibi nabyo ndabona bakundanye, sinzi ko bari burekurane, ubwo wenda nawe ari buza aryame, ariko urumva ko ubushobozi mfite ni buke. Kwa Pasiteri Nzahuke nyakwigendera Theogene, hanyuma mudamu wa Siyanzi ko yabisigaranye bikomeje, birashoboka ko ugiye kuba nawe, kuko numva ibi abandi byakorwaga n'imiryango, amashyirahamwe, leta, ariko umuntu ku giti cye. Ngira ngo ni Pasiteri Theogene byatangiriyeho, cyabona baze kwifasha na Harundazi, tutekereze ko wakabiri agiye kuba Sandrine. Ushaka kubwira abantu ngo tewaze, urakoze kubisobanura. Turi kumweze kunyibutsa niba hari undi muntu waba yarakuraga abana mu muhanda akabahindura, akanabashyiriwe mu rugo, atari umushinga, umwana akaryama, atari ikigo cya leta, udafite n'ubwoba yuko ari bubahinduka akakingura ngo abibe cyangwa iki. Bisaba guhagarara mu kwizera. Namubajije ngo twizere ko ndagiye kuba Sandrine. Yego, kuko nashaka kubwira ko namutagira umusimbura. Inzahuke nta gihari, ariko genda hari, kuko nanjye ubuzima nanyuzemo ngaragara nk'inzahuke y'umugore, ariko itaragera higera. Nubwo insengero zifunze nanjye najyaga kubwiza nkaba natahana iryo haho bampaye bansapotinze, ariko nemera ko Imana igifite ubundi buryo, kuko uwo mutima ndawufite uwo mutima ndawufite. Nabisabye Imana nkiri umukobwa, nkiri umwana mutoya. Warabyiyemeje kuko abana ukora leta yabajyana aho leta ibashyize bakayitoroka bagasimbuka igipangu. Urabuzima bw'umuhanda nanjye nabo bayimo nzi imbaraga zabwo. Imyaka 4 hari 4 cyangwa 5, ariko ni kera nyine aba bandi bariho ubu ibintu byo kunywa kore byari bitaramenyekana. Ibintu bamwe bigenda bigira ibyiciro. Igihe cyacu 1988 abana b'umuhanda banywaga esanse, ibintu bitaga ikivivi, banyaraga kayiponje ku mupompiste, birana bubaye imigi bakawushyiramo kamu 5, esanse ivuyeho banywa kore, buno kore yavuyeho bari kunywa tineri. Bira byose ni by'ibirozi bibi. Nabo icyo nashatse kuvuga ntabwo ubuhamya bwanjye nshatse gutanga, n'ubuzima bugorana, n'ubuzima ujyamo Satani kakubata ugasigara uryohewe no kubamo. Bajya bwadufunga mu kasha ka komine Kigali yo mvukamo, bakazatuganiza ati ntabwo muzasubira mu mihanda, tubabarire, tuti mutubabarire rwose, turabyiyanye ntabwo tuzongera. Badufungura twita tusubira mu ishyamba aho twabaga ku kanya. Muriho murahindana, reka nshunguze uburyo umwete. Ntabwo uravuze ngo leta irabazana bamwe bakagira, ntabwo batoroka ari bose, hari abo basubiza mu miryango, kuko leta ibifitemo n'imbaraga rwose turanayishimira. Nta nubwo nje kuvuga ko mfite amaboko ari hejuru ya leta, ahubwo nje kuvuga ngo hari icyo bita umuhamagaro, impano y'umuntu, ndetse no kuba wabusenga, kuko abo bana mbashyira hamwe. Abo mbashije kubona hari nabo ngaburira bakagenda, batemera kuba baguma mu rugo, bakaza nkateka nkabagaburira. Sinzi nimba wenda kuba ntakora ibiganiro ndi kugaburira umuntu byo nari ntarabitinyuka. Nzabikora nabyo, nzabikora kuko mbona ari byo abantu bakunda ibintu bifite fagete. Ariko pe uwo muhamagaro ndawufite, by'umwihariko mbonere kubwira abantu ko Imana yankuriye umwana mu muhungu, imfura yanjye w'umuhungu yamukuye mu muhanda. Umwana w'umuhungu wanjye mukuru w'imfura, Imana yamukuye mu muhanda, yari yaragiye arakana gatoya akagenda bakurikiye, rimwe ndamubura. Rero ndamushakisha, nza kumubona, mbisaba Imana, ndayibwira ngo Mana nadasubirayo nzakwitura gufata abari mu muhanda nkahabakura, n'umuhigo nahize. Kandi ikindi nuko hamwe no gusenga, ngiyewe icyo mfite nonaha, icyo mfite n'ubushake n'Imana.
amafaranga yo nayo ndababwira ati nimba ari kawunga muyisonge mukaranga ibishyimbo, hari icyo bita amazi y'ibishyimbo urayazi, turayafata rero turayafata tukayasuka mu bishyimbo twarangiza tugasonga n'akawunga tugashyira hariya tukirira, nanjye nkakaraba nkasangira nabo biri kumwe n'ubundi biri kumwe rero tukarira hamwe bakishima bakavuga ati Meri rwose babanyita Meri. Kandi noneho nanjye hari ukuntu nisanisha nabo, narangiza tugasenga nkaba nahamagara undi mukozi w'Imana nkagenda numva amasezerano ari kugenda ahereza kuri buri muntu. N'ubundi rero ni umuhamagaro waratangiriye mu ibanga, ariko urimo uragenda ujya ku mugaragaro. Nta bushobozi mfite bwo kuba nabahindura, ahubwo Kristo ndetse n'abandi badukurikira bafite umutima w'urukundo, yewe mbonye abantu bamfata amaboko aba bana nabaganiriza nkababwira Imana bakaba bagira aho bagera. Ndumva mbahaye ubusobanuro. Usezere neza, ndabona ukebaguza nk'ushaka kugenda, abandi bagushaka mwantendanye nateka agusezere neza kugenda neza, tunasinge tugana ku musozo. Reka dusoze kino kiganiro, ariko reka tubwire abakunzi bacu badukurikira isaha ku yindi, mubizeze ko Sandarine twujya kumukenera kugira ngo yongere aganize bakunzi ba Shalom ko azaboneka. Icyo cyonyine ukitwemerere. Njyewe nibankumbura nzaboneka, by'umwihariko nabahana nimero umuntu wakenera ko dusengana cyangwa se kumbaza kuri ibyo by'abana bo mu muhanda, kuko niyo content ihari kugeza uyu munsi wa none. Nimero yanjye bambonaho ni 0780 05 86 044, cyangwa se akanyarukira kuri Duhinduke TV, nimero ziba ziriho. Imana ibahe umugisha, reka dusenge dusoze ikiganiro cyacu. Turagushimye Uwiteka Nyiringabo Imana, turaguhimbaje, uri Imana y'amahoro, uri Imana mva gusenga, uri Samba itarumba, urubwugamo bwacu, uri ibyiringiro byacu, turakwizeye uzatugirira neza. Nyiringabo ndasengera umuntu udukurikiye, umuhindurira amateka. Nyiringabo reka abana bawe bakwizeye bagukurikiye ubarinde gucogora, ubarinde kunanirwa, ubarinde kugwisari, kubera ko isarura ryo riregereje. Turagushimye abanye natwe, nyemere iki kiganiro kigira aho gikura abana bawe naho kibageza, ni mu izina rya Yesu Kristo mbyambakiriza. Amen. Amen. Mana, Sandrine wakoze, nabuta.